gituma umurongo wa ruka matayo irihera matayo muraho papa mukomere papa komera ramba mwana wanjye umeze utese papa ni nabi ariko ushaka iki kunzindukiye muri iki gitondo nyo nanjye sinazanye umugore sisubize nawe nimba waramuzanye ushaka kugira ngo mukurerere mukugirire nyine icyara tuvuga ufashe iki papa nyine icyara tuvuga ni ukuntu gahunda zifashe neza siwakuze ariko wanyuma siwakuze yarakuze nase bikora yuko ni papa uri papa ntabwo ndi siko wenda papa pe ntizinze mu magambo ngo nigo ndavuga byinshi kumva nawe urakuze nshaka 8 si wumva reka cyo ngukundira papa kabisa ushaka 8 nshaka 8 pe 8 ariko papa icyo ngukundira umva vuba undi n'abantu banzi ngewe numva vuba karamusigiye kandi mana kera pe 8 sinibikira kumereza viye ariko sunza by'8 iki ni ikintu uburi kumereza sunza by'8 wanyine kazumubaza ikintu sigisobanura papa nyine urebye ushishoje nawe ushize mu gaciro ntabwo nyine ari ubwo 8 ndi kugusaba nose ubwo 8 ko bawita 8 mu cyongereza ntago ari 8 nyine urebye ntago ari cyo nashatse kuvuga pe nyine ikize ibyo nsabye ntabwo nabiguhaye singuwe 8 wansabye vie nyine urebye nshaka ikibanza pe kandi nawe urabazi ko nkodesheje ngo ikibanza mbere yuko uza kunsaba ikibanza warakindidishije warakimbikije hari icyo wangujije se nko kikwishyura ariko mu bisanzwe urebye ababyeyi bose babayeho ubuse wo ntabwo wanyu bagwaye ikibanza umwana ahabwa na se ikibanza n'8 ngewe ushobora gusanga ntari siko pe ngenzi ko wambyaye ubizi neza uzi ko nakubyaye igihamya cyose kireko ko nakubyaye kiri ikintu kituma mvuga ko wambyaye dore meze nkawe icyo ni icyambere igihamya ufite ko nakubyaye ni iki mu mutwe ni gatete vide nabizoro bebe gusa bose vie amaso ndiweho wese imitwe zimeze kimwe amaso yawe wagira ngo 10 by'urumogi iyo ubwo mutwe wagira ngo ni kabine ya fusoro kubona nsa nawe ko vie ari nje nawe bona rindi nk'urumogi ariko ababyeyi baragorwa koko imbaraga nagutakajeho iyo menya nkazividuza mirawe se vie ndavana 8 ngutahanye kabisa warayi wa kibaro 8 wanjye nubona nzamenya ko ntitwa busurira uzabona 8 wanjye napfuye ndi mu sanduku vie nikuvuze se yego sha 8 ndawubonye ye 8 urawubonye umuntu uzawubona yawe bigize ingenge vie gakatse nk'icyo niba ntari wubonye ye nubwicanyi se burimo